Imana yabwiye kuri ati nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Ibi bintu bihuriye hehe rero n'amakuru ngiye kubahereza none ahangaha? Ese kuki wundi nifashishije iryo jambo ry'Imana? Namenye ubwo narindi mu rusengero ndi gusenga maze numva imbaraga zimbwiye ko aya makuru ndibuze kuyahuza n'iri jambo kugira ngo abantu baze kurisobanukirwa neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Ubu tuvugana ibingibi ahantu bikomoye ni ku ngabo zoherejwe na Neva ku bufatanye na Kisekedi kugira ngo zize kwivugana abasore b'intare za Sarambwe ndetse zize gutuma abana b'imurenge, ababyeyi, abagabo, abasaza ndetse n'abakecuru bose ngo baze kwicwa maze bamarwe hano kuri buno butaka bwa Congo. Ibi bigizwemo uruhare n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ndetse na Felix Antoine Tshisekedi badashaka yuko bano bantu babaho. Ese ibi bintu turaza kubihuza gute n'ijambo nanone numvise ngo narindi mu rusengero nanone baratubwira ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe kugira gute, zipfe ku bwawe. Ibi ngibi byose rero ndaje tubisanishe hanyuma tuze kugira aho tubihuriza maze mbabwire ngo Imana musenga burya irumva. Ya masengesho nababwiye mu masaha y'igitondo ngo muze kuza dufatanye dusengera intare za Sarambwe kubera ko ibihe bari kwinjiramo ntago byoroshye. Ibi rero bifite aho bihuriye n'amasengesho yose twasenze twese ku bufatanye namwe. Hanyuma abakunzi bacu rero ndaje mbibagezeho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ikindi cya kabiri, nzakugabiza abanzi bawe kugira ngo ubaririmura. Abo tuvugana Imana yagabije abanzi ba Makenga bose irabamugabiza arangije arabaririmura arabamara. Gusa ingingo nyamukuru yumvikana nuko b'Abafaransa bari barigize akarakajya hehe. Ubu tuvugana nabo bamaze guhura n'uruva gusenya. Ese nabo bapfa, ese nabo baraswa, ese nabo bahura n'amage, ese nabo bava amaraso nk'ay'abakongomani bava. Ndaje ndabibabwira neza cyane gatanu ku kagenzi kako muri aya makuru. Turaza kunyarukira Kinshasa mbabwira ko Tshisekedi akomeje kugenda pfunda imitwe ibintu byose byamaze kumwangira. Ndaje byose ndaza kubikugezaho neza cyane gatanu ku kagenzi kako. Si ibyo gusa kuko ndaza kukubwira ko mu mujyi wa Goma nyuma yuko intare za Sarambwe zikoze igikorwa cyiza cyane, igikorwa cyo kwishimirwa, harandi makuru mashyashya aturutseyo nyuma yuko ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bworohera abantu bayobozi b'intare za Sarambwe bukomeje gukoresha abantu maze ngo bajye banyuza amarozi mu ibanga rikomeye cyane bagende bayahereze ku bayobozi b'intare za Sarambwe maze babe baro. Ninde warozwe byagenze bite rero? Ibyo nabyo ndaza kubikubwira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako nkubwira iki Imana ishoboye n'iki Imana iri gukora ahangaha muri intambara iri kubera no mu burasirazuba bwa Congo. Bisa nkaho n'Imana iri kuyirwana. Ese Imana yaje ku ruhande rwa bande? Ndaje byose mbikubwire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Kandi bavuga ko uhagarikiwe n'intare agira ate aravoma, cyangwa uhagarikiwe n'ingwe ngagira ate aravoma. Ibyo byose rero ndaje tubigarukeho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma abakunzi bacu rero reka nizere ko mwamaze gukanda kuri like. Nyuma yuko mukanze kuri like rero munyemerere mbanze shimira by'umwariko abakunzi banje tubana ku rubuga rwa WhatsApp rwa Menya News TV Family niko rwitwa. Ubwo ngubwo rero nawe nubishaka uraza kurujoininga niba nta kibazo uraza kujya muri comment ya mbere uraza kubona, uraza kwisanga muri iyo group. Uze kunyura ku iyo link nyine iriho uyikandeho hanyuma uraza kwisanga kuri group yacu. Hanyuma nawe niba utabashije kujya muri comment wenda ngo ubone iyo link ahiri uze kunyandikira kuri nimero yanjye ni 07 946 6 Reka nongere nyisubiremo ni 07 946 6 Yes, nabyo gutinda rero. Nyuma yuko maze kubahereza nimero maze no kubabwira aho mugomba kunyura kugira mu joining group yacu, ibyo birabaye neza cyane. Munyemerere mbanze suhuza abantu muri gihugu cy'u Rwanda, muri mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali n'uburengerazuba nyine bw'u Rwanda. Mwese rero mbaye ikaze cyane muri aya makuru. Mbanze suhuza abantu muri Zambia narambonye neza cyane mu nkurikira gatanu kuri kagenzi kako. Reka mbasuhuza ari abajeni kabisa tuziranye twaraye tuvuganye mu masaha y'ijoro. Reka mbasuhuze nizere ko meze neza cyane kandi kakazi kanyu gakomeje kugenda neza cyane. Imana ikomeze kugenda iza mu bintu byanyu. Abantu muri Uganda mwese mbateye jambo sana. Reka nizere ko muri amahoro. Abantu muri iyo ngiyo mu Burundi, abantu muri Congo, abantu muri Tanzania, abantu muri Kenya, abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu muri Canada, abantu muri Oman ndabasuhuje neza cyane. Aho muri hose mwiyumve ndabakunda cyane kandi bahorana ku mutima cyane za nkorana mutima zanjye muri iyi zimwe mu mburesinga
umunsi ku munsi mugenda munkorera ibisa naho ari bitangaza kuri njyewe. Ndabashimira cyane, mwampaye pasika kandi byagenze neza cyane, niyo mpamvu mubona nanjye meze neza cyane, ndaryoshye ko ndishimye, indwara yakize, umutwe wakize, nasenze ndumva nishimye, nasirimbye nisimanye n'abana b'Imana, ibintu bimeze neza cyane, ntare za sarambwe ziri gutsinda. Ubwo se niki kitari cyo gushimwa mwo kabyaramo? Ubwo rero ubishatse nawe kuri iriya nimero yanjye wagira ucyo ukavuga ati na 5 biragenda na 2 biragenda, ukavuga ati reka nkukubite pasika nawe wimerere neza cyane bwana Pacifique, kubera ko uduhereza amakuru bikatunyura. Ubwo rero ubaye ushimye ibyo nakoze nkuko Imana yanjye ibishima, ubwo nawe wavuga ati iyo umuntu yakoze imirimo yiwe igashimwa n'Uwiteka n'abantu bagira gute baramublessinga. Ubwo rero muri make, ubwo nawe niba ubishoboye, nimero yanjye ni 0794466842 ni 0794466842. Iyo niyo nimero yanjye nkoresha ndetse irakira ikanohereza. Yes, reka rero nizere ko ubwo ngubwo mwamaze kubyumva neza cyane, nta byo gutinda. Noneho munyemerere twinjiye muri update zacu z'umuriro. Nari nkiri kubasobanurira iby'ibyishimo byanjye ndetse n'uburyo kimbakunda n'uburyo namwe mu nkunda, narabibonye neza cyane. Hanyuma munyemerere dutangire rero. Ubundi kubera iki navuze ngo Imana yabwiye uno muntu aramubwira ati rero nzakujya imbere ahataringaniye mpagire gute mparinganize. Ibi rero bihuriye he n'abasore b'amakenga? Abasore b'amakenga Imana bisa nkaho yabagiye imbere kugira ngo aho hantu hose hari ibibazo bya wazarendo, ahantu hari ibibazo by'aba FDLR, ahantu hari ibibazo by'abasirikare b'Abarundi ba FDNB, ahantu hari ibibazo by'abasirikare b'Abanyangora, igenda ibikemura buhoro buhoro, igenda ibikuraho. Niyo mpamvu iyo dusenga uvuga ngo mu izina rya Yesu, uvuga ngo mu izina rya Yesu ibi ngibi ndabyanze, mu izina rya Yesu simbishaka, mu izina rya Yesu ndambi ubuzima bubi, mu izina rya Yesu ndambi ubuzima bw'ubuhunzi. Ibintu nk'ibyo byose uko tujya dusenga tuvuga ngo ibi turabirambiwe, niko Imana yarebye iravuga ati intare za sarambwe ibi murabirambiwe, mwabimbwiye keshi abantu birirwa babivuga, ndabibonye ko mubirambiwe, reka nkwereke ibagabiza abanzi babo. Rero Mana yanjye reka mbabwize ukuri, ahangaha ni ukuvuga ngo iyi ntambara irimo n'ijambo ry'Imana, iyi ntambara irimo n'imbaraga z'Imana, iyi ntambara abashaka ko batsindwa bamwe bituma bahora batsinda. Ahubwo ibaze, wakibaza impamvu M23 ari nyakamwe ariko igahora irwana n'ibisirikare by'ibihugu. Dore reka turebere hamwe, muze kumbwira ko mbabeshye. Harimo Tanzania, harimo Angola, harimo leta y'Uburundi, ubwo ndavuga igisirikare cy'Uburundi FDNB, harimo Interahamwe, ubwo ni FDLR, harimo abacashuru, ubwo ni kangahe? Ni 5. Harimo abasirikare b'Abafaransa 6, harimo Ababiligi 7. Noneho nkaho bidahagije, reka tugaruke no ubwo Abanyangora nabavuze nabo. Yes, ibaze ibisirikare 7 byose, ubwo ntago twavuzemo wazarendo, ubwo nazo tuzishyizeho ni 8. Ibaze iyo mitwe yose ni 8, harimo ibisirikare n'imitwe yitwara gisirikare, ubwo ni FDL na wazarendo, ibindi byose ni ibisirikare kuko FARDC, FDNB, igisirikare cya Uganda, cya Tanzania, igisirikare cya Angola n'ibindi bisirikare ntarondoye kuko ni byinshi cyane ngiye kubivuga bwakira bugake. Ibaze niba M23 akanyaka natwirwaneho gusa, bo natwirwaneho abantu bangana gutya bagakubita iyo coalition bakayihashya, hatabayemo imbaraga z'Imana, wambwira ukuntu batsinda ibyo bisirikare bingana uko? Bisa nk'ari Afurika yose yabateraniye ariko bakayitsinda, bakayirwanya bakayitsinda. Bivuze nganga rero kuko gutsinda kwa M23 harimo n'imbaraga z'Uwiteka, wabyanga wabyemera, imbaraga z'Uwiteka zirimo. Kubera iki? Bakoresha tekinike zabo batojwe, ariko n'Imana ikagira gute ikabashyigikira. Kuko iyi operation yabayeho noneho yaba FDLR 4,000 baturutse mu gihugu cy'u Burundi, ubwo nabicanyi bari baje kwica, basaga nkaho baje gukora genocide noneho mu buryo bweruye. Ibi ngibi intare za sarambwe zikaba zabibonye, zikanabihagarika, zikabarwanya, zikanabatsinda. Ni igisobanuro cyiza cyane kigaragaza ugukomera ndetse no gushyira hamwe kw'intare za sarambwe. Kandi nazo mbabwira ngo ntago mama 23 ikeneye abasirikare amagana, ibihumbi n'ibihumbi. Oya, ikeneye abasirikare benshi ariko bashyira hamwe. Ntago ikeneye abasirikare 100 ariko batumvikana badashyira hamwe, ahubwo ikeneye abasirikare 100 bumvikana bagashyira hamwe. Abo ngabo bashobora gutsinda abasirikare 100. Abo babandi bumvikana, bafite imitima ikeye, bazi icyo bashaka, bazi akababaro kabo, bazi ubuzima bubi, basobanukiwe buri kimwe. Abo ngabo nibo barwana bavuga ngo turi kurwana kubera ko dushaka kubaho. Pana babandi barwana bavuga ngo turashaka ngo batatwara ibuye se rimaze iki? Ibuye urigize gute urarifata, barakurasha ubuzima bwawe burangiriyaho. Ariko intare za sarambwe ntago zirwanira ibuye, oya zirwanira ubuzima. Rero umuntu urwanira ubuzima n'urwanira amafaranga baratandukanye cyane. Ubuzima arihiringa kugira ngo abeho, nawe wibuye bivuze ngo
aza kurishaka afite n'irindi ashatse yarireka akajya kurya ryarindi. Bano rero bibuye bobo rero nabo barizirika ni babi cyane, icyo bashaka ni amabuye. Baturutse muri Angola baje gushaka amabuye, ubwo baravuga ngo 10 ni bapfa, bandi 5 baragerayo bayacukure. Mu gihe nanone intare za Sarambwe zivuga ngo turapfamo 10 natwe, ariko bandi 4 barokora ubundi buzima bw'abandi bantu benshi cyane. Muri make barwana bitangira abandi kugira ngo abo bandi babeho. Muri make ubuzima bwabo nibwo bw'abantu. Mu gihe Kinshasa yakica miliyoni y'abantu, ibyo ntibiyireba, bapfa kuba bacukuye zahabu zabo na za diama bimeze neza cyane. Ibi rero nibyo nashakaga kubabwira. Imana yagabije igitero cyari kije kugaba ku basirikare b'intare za Sarambwe cy'abasirikare 4,000, harimo abaturutse i Burundi, harimo abandi bashyashya baturutse yongeyo za Warikare, bari baje kugira gute kwatakana muri Kivu y'Amajyepfo ngo batake intare za Sarambwe banyura ahitwa za Mitamba. Ariko intare za Sarambwe Imana iti niba navuga ko baraburiye nyine bamenya amakuru y'ubutasi, bakiyamenya rero bakoze iki? Bahise bagira gute? bahise binjira baragenda barabataka ku buryo bukomeye cyane. Ikintu kintungwe kinantangaje, nta musirikare intare za Sarambwe kugeza amaginga aya ngaya uragira gute urakomereka cyangwa se ngabe yarugwamo urwo rugamba. Hanyuma rero bakunzi bacu ngo nzatanga ingabo nyinshi zigire gute zipfe ku bwawe. Iryo ni ijambo nkunda kubakubwira keshi cyane. Ntago Makenga ari umuntu wo gupfa vuba hangaha, ntago Makenga ari umuntu wo kuza kwica uko biboneye bakoresheje amarozi, bakoresheje drone, bakoresheje ibiki n'ibiki byose, ngo Makenga barashaka kugira gute kumwivugana. Rero nyimara kuva gusenga numvise ijwi ry'Imana rivuga ko Makenga azabaha imyaka 100 kandi kari uzatwara ba Congo mana akabageza iyo bagomba kugira gute kugera. Wabyumva utabyumva, wavuga ngo ndakubeshye sinkubeshye, guko Makenga ntago ari uwo gupfa vuba hangaha. Makenga gupfa bwazapfa, ariko ntago azapfa vuba ngaha ngasiga abanyamurenge vuba, asiga abantu bababaye cyane. Si abanyamurenge gusa n'abakongomani muri rusange. So sinzi impamvu abanyamurenge bangarukamo kenshi, ariko nuko nziko ari abantu barababaye bano bantu rwose. Je nagiye mbana nabo mu bihe byinshi bigiye bitandukanye, nabanye nabo mu bipangu, nabanye nabo mu buzima bundi busanzwe, twagiye duhurira mu tuzi ahantu runaka, ariko iteka ntago nigeze numva bashimishijwe naho bari, ahubwo bahoraga bibaza uko iwabo bizarangira bagasubirayo. Muri make baracyakunda igihugu cyabo uko byagenda, kandi bakivuyemo nabi kandi bakiburemo n'imiryango myinshi cyane. Niyo mpamvu bahora bahatekereza ndetse bakanababara. Niyo mpamvu nanjye kuko numvise amarangamutima yabo menshi, nanjye yo mbigezeho numva amarangamutima amfashe, nkumva nyine ni ibintu bitari bigakwiriye kugira gute kuba byaba. Kisekedi rero asa nk'ari intumwa ya Satani yaje mu isi kugira ngo igire ibyo yikorera, ariko niho hahandi hari nanone intumwa y'Imana iri kuza kugira gute kubikemura, ariyo Makenga. Ese Makenga ibi ngibi rwose nimutamufasha ngo mujye mu masengesho akomeye cyane, murabona ibintu azabigeraho vuba nimutamufasha. Ubwo rero imbaraga zanyu zirakenewe, ntago imbaraga zikenewe cyane ari amafaranga, ntago imbaraga zikenewe cyane ari ibyo kurya n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Imbaraga zanyu z'amasengesho, musenge intare za Sarambwe zifata ibice kandi zibande ku bice bigiye birimo amabuye y'agaciro kugira ngo babone ibibatunga umunsi ku munsi. Yes, niko bimeze rero. Munyemerere twihute cyane tuhite twanzika n'andi makuru mashyashya n'ubundi agezweho none ahangaha. Yes, tukiva rero kuri ayo makuru, reka tugaruke kuri ibi bigabo bibiri byigize nanjye kuvuga ngo byigize ntagondwa, nibuka karaba perezida. Sorry, mujye munyihanganira ariko banumva byanambabaje cyane. Abo bagabo bombi rero bisa nkaho Imana yagize itya iravuga ati mama kunyatse kugira ngo urugamba turusoze neza cyane, reka mbanze fate bano bagabo barabashuti mbanze mbagira abanzi. Ubundi tuzi neza ko umugabo ubundi kugira ngo ashwane na mugenzi we akeshi bapfa igitsina gore, bapfa umugore. Niko bimeze akeshi umugabo kugira ngo ashwane n'undi noneho mu buryo bwa burundu, ubundi bapfa umugore. Ubwo mpakanye kuko buri umugabo niyo wamwiciye, niyo umuntu yamwiciye, akeshi hari igihe birangira wa muntu hagize umutima ubohotse akamubabarira, ibyo biribagirana. Ariko yo wamutwariye umugore ntago ajya byibagirwa, nta nubwo mwasangira icupa. Anga rero ntago Kisekedi na Makenga, no Kisekedi plutôt na Neva bigeze bapfa umugore, ahubwo bapfuye ikintu kijyanye n'intwaro zari mu gihugu cy'u Burundi. Izi ntwaro rero zararashwe, zarahitwa kabaze hano mu gihugu cy'u Burundi. Izo ntwaro Kisekedi yamubwiye ati wa mugabo we wazigura utazigura nkeneye izanjye. Ati aho zaturutse ntuhazi, ati zirya zaro original kutugurira pirate. Neva aramubwira ati uzifate cyangwa uzihorere.
none utuvugana rero abasirikare b'Abarundi batangiye kwicwa na za wazalendo. Ese mwoka byaramwe ibi ni ibiki? Abantu kuki bafatanyije bavuga ngo bari kubohora igihugu, kuki badakuramo M23 ngo bayirukane hanyuma babone kuvuga ibyo bavuga, babone gushwana nyuma bamaze gutabara abakongomani birirwa bavuga kandi mbona birirwa babica. Ibi ngibi rero ngiye ntago nabigaya, nta nubwo byambabaza, ahubwo nakavuga ngo bakabaye bashwanamo Neva agasubiriwe na Kisekedi akagumiwe, intare za Sarambwe zikavasa paka Kinshasa, hanyuma nkaza breakingira mabwira ngo Butembo tombe, nkavuga ngo Gisangani tombe, Warikare tombe, n'utundi duce tombe, uduce twishyana tugiye dutandukanye bavuga ngo tombe twose nkagenda ntuvuga uko nguko ndi kugenda ngira gute mbivuga. Hanyuma rero bakunzi bacu, ntago ndi buze kugenda mvuga ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye kubera ko amasaha yatujyanye. Reka mbabwire yuko ubu tuvugana ikibazo cy'amarozi ngaravuze ubuha mu ntare za Sarambwe. Ese badisi mwe ibi ni ibiki byadutse mu ntare za Sarambwe? Barashaka ngo kwivugana abayobozi ba M23, barashaka Sultani Makenga. None nabonye batukiriye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ngo barashaka kumuroga. Wende wakubwiye ko abantu barogwa, nde wakubwiye ko amarozi arogwa? Dore hano hari umuntu wanyandikiye arambwira ngo masaha ya kare ngo yakiriye amakuru avuga ko ngo ntuze yaba yarozwe nande se kandi ariko mo kabyara mwibazo biragwira. Ntago ndi buvuge byinshi cyane, numvise avuga ngo Bahati ngo birumvikana ko ngo birashoboka yuko yaba yagize gute ngo yagambaniwe ngo akaba ari gushakishwa buryo ki yarogwa. Ese bavuye kuri Makenga no bagiye kuri Bahati? Izi rero ni strategy z'Ababirigi. Ababirigi n'Abafaransa rero kana bombagaruke utiteze usoza amakuru. Abafaransa utingwa iki? Abafaransa ese bapfa koko? Ese bapfa nabo? Ese bakomereka bakava amaraso? Abafaransa ubu tuvugana bahuye n'urusanganya, bahuye n'uruva gusenya. Intare za Sarambwe nta mikino zigira. Narabwiye ngo mujye musenga cyane, mushyiremo agatege, ibintu bizajya bigenda neza cyane. Uko musenze rimwe Imana ikuba kabiri, uko musenze kabiri Imana igukuba kabiri. Imana yanjye, Imana ikubishuro zikubyizo mwavuze. Nivuze ngo Imana ifashe abantu bari muri Congo babona umutekano, ni izina ry'Imana. Imana itikuba kabiri kandi dore uri guca mu ntare za Sarambwe. Ubwo rero kime zo gusenga muzizamure, musenge cyane nanjye nzajya mbafasha. Hanyuma anga Ababirigi bakubiswe bahuye n'uruva gusenya mwoka byaramwe, bahuye n'uruva gusenya bicwa urupfu rw'agashinyaguro, barashwe mu masaha y'ijoro ntihamenyekana babarashe. Ubu tuvugana breaking nibwo ikingera bavuga ngo uyu munsi hapfuye abasirikare b'Ababirigi bageze kuri 3, abandi 4 barakomereka bari kuvurirwa Igisangani. Abo nabari Warikare. Shuti bakunzi bacu rero, munyemerere amakuru mbe nyacumbikiye angaha, turaza kusubira abandi duhuriye muri groupe kugira nze ko yabagezaho neza cyane. Hanyuma ku maso mugoroba ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Bwana Safari. Muze rero gutera agateme, muze kudukurikira ko turaza kwa dufite amakuru menshi cyane. Ubwo icyo ngusabye no gukanda subscribe warangiza ugakanda like, ugafungura n'inzogera kugira ngo uze kwakira notifications kwereka ko tumaze gushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro cyacu. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Bye bye.